iyo ufata risike cyangwa se wakira ibintu ukabikora ntibikunde, uba ugifite amahirwe yo gukomeza kugerageza. Nimba ukoze ikintu kikanga, wibivamo, komeza ugerageze, ugatangira gutegura budget yawe. Ese ya vision nifuza kugeraho muri ya myaka 15 yanjye nshaka kuzagera ku kintu runaka, uzakeneramo budget, uzakeneramo saving. Iyo saving uzaba wara savings izagufasha izungikanya n'ikindi kintu uzaba waramaze kurema. Ni igihe uba ufite umubiri wakora cyane utandukanye n'umubiri uzakora mu myaka iri hejuru, kuko uko tugenda dukura ni nako n'umubiri wacu ugenda ucika imbaraga. Ibyo bintu ngira ngo nawe wari ubizi. Ariko mu myaka 20 ugomba gukora cyane. Mu myaka 20 rero ntagomba gufata amafaranga ngo nayo kugura telefone, amafaranga ngo nayo kujya kuryoshya, amafaranga nayo kugura style. Ntugakore iyo kosa. Ambara neza ari uko wavunikiye amafaranga yawe, genda ujye kuryoshya ari uko wavunikiye amafaranga yawe. Ariko nugira umugisha ukabona amafaranga y'ideni cyangwa se umuntu akakuguriza, ntago ari umwanya wo kugira ngo yafate ujye kuyainvestinga mu kintu kitari bukuzanire income. Okay. Twongeye kubasuza guys, abantu tubana umunsi ku wundi kuri Night Studio. Hacigiye kitari gitoya cyane ariko kitari na kinini, tudaheruka kuvugana, tudaherukana amaso ku yandi, ndetse mudaheruka kubona ibiganiro bitambuka kuri Night Studio. Ngira ngo mumenyereye ibiganiro bya Rejoice ndetse nijambo ry'Imana ritandukanye ritambukaho, ariko uyu munsi ndaje kugira ngo twongere tuganire amagambo y'ubwenge, amwe atwubaka, amwe tuba twagiye ducukumbura hirya no hino kugira ngo tureko twayegeranya agafasha abantu mudukurikira kuri Night Studio. Turabizi neza yuko mudukurikira muri benshi kandi ari iby'umumaro, ari byingenzi kubana natwe. Turabashimira cyane rero abantu mudukurikira, abantu mutwereka ko mutwitayeho, abadukora comment, abantu mu likinga, ndetse nawe ufunguye ino video kugira ngo ubashe gukurikira ibintu 5 by'ingenzi ugomba gukora mu myaka 20 ubuzima bwawe bukagenda neza. So reka rero twihuse tuganire kuri ibyo bintu 5. Uratekereza niki mu myaka 20 yawe? Turakoresha igihe gito cyane kugira ngo mujye muronka mu bumenyi mu gihe gito. Turabizi ko za bando ziba zikakaye cyane zihenze, abandi tuzi ku mwanya wanya bari mutoya. Niyo mpamvu akenshi na kenshi dukoresha iminota mitoya cyane kugira ngo ubashe kumva ibyo twateguye ndetse bikugirire umumaro ukomeye cyane. Nk'ibisanzwe muri kumwe na Pastor Gilles, umunsi ku wundi tuganira amagambo nk'aya ngaya, ibintu 5 by'ingenzi ukwiye gukora mu myaka ya 20 kugeza mu myaka 30. Iyo tuvuga imyaka 20 tuvuga guhera ku myaka 20 kugeza ku myaka 30. Hari ibintu by'ingenzi ukwiye gukora, wa musore, wa mukobwa we murumuna wanjye turi kuvugana muri kano kanya. Reka twihuse dutangire ku kintu cya mbere. Ikintu cya mbere ni ugutegura vision yawe ndetse ukemera no gufata risk. Iyo turi mu myaka 20, imyaka isa nk'imyaka ikiri mitoya, niyo myaka uba ukwiriye kugira ngo ukore, utegure vision yawe, uharane kugira ku kintu, ufata risk, ibintu byo guhora ugerageza. Iyo ufata risk cyangwa se wakira ibintu ukabikora ntibikunde, uba ugifite amahirwe yo gukomeza kugerageza. Nimba ukoze ikintu kikanga, wibivamo, komeza ugerageze. Ugomba kubaho uri umusore cyangwa uri umukobwa ufata risk mu kintu icyo ari cyo cyose, ukemera kwakira risk kandi utagomba kuva mu kintu, ugakomeza ugarwana nacyo mpaka ukigezeho. Ugomba gutegura vision ukavuga ati mu myaka 10 iri imbere nzaba ngeze kuki, mu myaka 15 nzaba ngeze kuki. Iki ni cyo gihe cyo gutekereza cyane kuri iyo topic, ukavuga ati mu myaka 15 ndifuza kuzagira kuri icyo kintu. Rero ugomba gutrayinga ukagerageza. Nimba hari ibyo turebe bikanga bikameneka, wibivamo. Iyi niyo myaka 20 yo gukomeza ukagerageza kugira ngo ureko cya kintu kizakunda. Iyo ugeze mu myaka hejuru ya 20 uba usanga iyi mibiri yacu dufite ni ibintu bigenda bihindagurika, ukuntu wakoraga biba bigenda bihinduka. Ariko mu myaka 20 ni igihe ushobora kugerageza 21 bikanga, mu 22 bikanga, 23 bikanga, 20. Iyo ufata risk bijyana no kwakira ibihembo. Iyo ufata risk biguha imbaraga zo kugira ku kintu noneho ukaza kugitsinda. Iyo rero ni isomo rya mbere cyangwa ni ikintu cya mbere ugomba kumenya uga agaciro muri ya myaka yawe 20.
dukomeje kugira ngo turebe ikindi cya kabiri ugomba guha agaciro gakomeye cyane, nicyo budget cyangwa se gusevinga. Mu buzima bwawe mu myaka 20 ugomba kwitoza kubaho uri umusore uri umukobwa usevinga. Mu bushobozi bwawe buke ugomba kumenya gusevinga, ugatangira gutegura budget yawe. Ese ya vision nifuza kugeraho muri ya myaka 15 yanjye cyangwa kuzagera ku kintu runaka, uzakeneramo budget, uzakeneramo saving. Iyo saving yawe uzaba warasevinze izagufasha izungikanya n'ikindi kintu uzaba waramaze kurema. Rero mu myaka ya 20 ugomba kumenyereza ubuzima bwawe, ugomba kumenyereza umubiri wawe, ugomba kumenyereza amarangamutima yawe gusevinga. Byanga bikunze mu myaka 20 bigomba gukunda, kuko iyo ugeze mu gihe gikomeye, ugeze muri cya gihe ufite abana, ugeze muri cya gihe ufite umudamu, ugeze muri cya gihe ufite charge nyinshi, usanga usevinga iyo utabyitoje ngo ubikore nk'imyitozo mu myaka 20 birakugora. Muri ya myaka 30 n'ingahe birakugora, muri cya gihe cy'urushako birakugora, muri cya gihe wageze mu kubazwa charge nyinshi cyane ziruta izo ufite uyu munsi. Ntabwo mvuze yuko udafite charge ukurikirana mu myaka 20. Ushobora kuba ubanye n'abavandimwe bawe, ushobora kuba urera abarumuna bawe, ushobora kuba ufite ibintu bitandukanye uri kurwana nabyo, ariko noneho tekereza ibintu udashoboye gukora mu myaka 20. Mu myaka 30 za charge ziziyongera. Baba barumuna bawe bazaba bafite abana, bana bazaba barimo bariga amashuri, ariko numenyereza gukora mu myaka 20 usevinga, bizagufasha muri ya myaka iri hejuru, kuko ni ikintu uzaba warimenyereje mu myaka yawe. Dukomeze icya gatatu cy'ingenzi wakora mu myaka ya 20 ukabasha kugera ku rwego rushimishije. Ikindi cya gatatu ugomba kumenya ni ugukora cyane akazi katari kamwe. Gukora cyane. Nimba uyu munsi ufite akazi ukora ukakarangiza saa 10, wirekera aho ngaho. Tekereza akandi kantu wakora hirya no hino, tekereza akantu wakora online, tekereza akantu wakora, tekereza akaraka wakora runaka, tekereza nimba hari utuntu wakwandika abantu bakagira amafaranga bugure, tekereza nimba hari akantu wacuruza ku mugoroba. Ibyo bintu mu myaka 20 ugomba, kuko ni igihe uba ufite umubiri wakora cyane utandukanye n'umubiri uzakora mu myaka iri hejuru, kuko uko tugenda dukura ni nako n'umubiri wacu ugenda ucika imbaraga. Ibyo bintu ngira ngo nawe wari ubizi. Ariko mu myaka 20 ugomba gukora cyane, ugomba gukora cyane. Ntabwo ugomba kugira amasaha upfusha ubusa. Igihe cyo kuruhuka ni cya gihe umubiri utangira kugutegeka, ndananiwe nkeneye kuruhuka. Ariko iyo dufite imyaka 20 na tuba tugifite amaraso ashushe, tuba dufite ibitekerezo, tuba dufite kuba twaradukora, tuba dufite kuba twakwirirwa turimo turakora akazi, kurandura gukora iki. Ariko iyo wamaze gukura, warengeje ya myaka 20, ni handi no kwitaba telefone urimo urakora ikindi kintu bikunanira. Rero wowe ntabwo uzi uko imbere hameze. Twe turahakubwira kubera yuko iyo myaka 20 twarayirenze. Ariko mu myaka 20 murumuna wanjye, mushiki wanjye, ugomba kuyikoresha cyane kugira ngo utegure imbere yawe hagomba kuba haza. Tugeze ku kintu cya kane. Icya kane nacyo ni ukwirinda amadeni mabi. Iyo tuvuze kwirinda amadeni mabi tuba dushatse kuvuga iki? Mu myaka ya 20 ugomba kumenya amafaranga ukenera icyo ugomba kuyakoza. Hari igihe usanga mu muntu mu myaka 20 afata ideni ryo kugira ngo asohokane umuntu bajye gusangira. Icyo kintu none ntabwo ugomba kugikora mu mafaranga yawe usevinga, cyangwa se mu mafaranga yawe ufite, cyangwa mu yo ugujije muri ayo madeni. Ugomba gufata amafaranga uzi neza yuko wagomba kugira umusaruro akuzanira. Mu myaka 20 rero ntagomba gufata amafaranga ngo nayo kugura telefone, ngo amafaranga ngo nayo kujya kuryoshya, amafaranga nayo kugura style. Ntugakore iryo kosa. Ambara neza ari uko wavunikiye amafaranga yawe, genda ujye kuryoshya ari uko wavunikiye amafaranga yawe. Ariko nugira umugisha ukabona amafaranga y'ideni cyangwa se umuntu akakuguriza, ntago ari umwanya wo kugira ngo yafate ujye kuyainvestinga mu kintu kitari bukuzanire income. Ntago ari cyo gihe cyo gufata ideni ukarishyira mu kintu kitagomba kubyara inyungu. Oya, ntago ari amafaranga kugenda muri restaurant ukashyira mu nda. No, ni amafaranga yo kubyaza umuntu. Rero mu myaka ya 20 ugomba kwirinda amadeni mabi. Ayo madeni ukomeje kwirinda muri ya myaka 20, mu myaka iri hejuru bizagufasha. Aya magambo ndi kukubwira cyangwa se ibi bintu by'ingenzi ni bimwe mu bintu bizagufasha mu myaka iri imbere, bikugeza kuri vision wifuza kuba wageraho. Rero mu myaka ya 20 irinde amadeni mabi, irinde amadeni yo gukemura ibindi bibazo
amadeni dukeneye cyangwa se ideni ugomba gufata ni amafaranga ubona ko wabariye ko agomba kuzana umusaruro, agomba kwinjiza ikindi kintu. Mu myaka 20 rero tugomba kwirinda amadeni mabi. Ikintu cya nyuma nakubwira cya gatanu cyiza cyane, ugomba mu myaka 20 kwiga, gushaka kumenya. Ntabwo mvuga ngo nukugenda kwiga amashuri menshi, nabyo arakenewe mu myaka 20, ariko imyaka 10 ntabwo wakwigamo amashuri yose dusaba kwiga. Ariko noneho ikirenze kuri icyo, amashuri yo mu ishuri, amashuri yo muri kaminuza, ibindi bintu bitandukanye, mu myaka 20 gabura bwa bwonko bwawe, gabura bwa bwenge bwawe, ushaka ikintu, soma ibitabo, jya kuri YouTube urebe, usacinge ibintu byiza. Nk'ubu uri gukurikirana Naita Studio, uri kwiga, shaka amacano nk'aya ngaya ashobora kugufasha kwagura ibitekerezo byawe. Agura inyegamo zawe z'ibitekerezo, zigire ahandi hantu zigomba kugera, ugire ahantu zivana. Rero nshuti yanjye, murumuna wanjye, mushiki wanjye, mu myaka yawe 20 kugira ngo uzagere ku rwego rushimishije rwo kwifuzwa n'abandi bazakubona, tangira wige, tangira ushake kumenya, tangira ushake kugira ibintu umenya. Nimba ukunda ibitabo, soma ibitabo cyane. Nimba ukunda inkuru zimuvinga, jya kuri YouTube utangire wumva inyigisho, utangire umenye, utangire usobanukirwe. Ukunda inyigisho zanditse, genda ku ma website atandukanye, jya muri Google, shaka ikintu ushaka kumenya, reba bize, ubikurikire, ubyumve, ucurure, biragufasha kwagura ibitekerezo byawe. Rero nshuti yanjye wari kunkurikira muri kano kanya, nakwifuriza kugira ngo ibi bintu nimba uri mu myaka 20 bikurikize, ubirepete cyane, ubikore cyane, byange. Iki ni igihe ufite cyo kugira ngo uhatane, urwane, ushiremo imbaraga. Ciao. Rero ndizera yuko mu myaka yacu 20 tugiye gufightingana n'ubuzima kugira ngo mu myaka iri imbere tuzaba ari igihe cyo kugira ngo tubukontrole. Ariko iyi myaka 20 ikunaniye, iyo ugeze hejuru, bwa buzima burakunanira, bwa buzima buraguhondagura, bwa buzima buragucanga. Ariko mu myaka yacu 20 mureke tugerageze bino bintu bitanu. Gerageza, ndabizi uzabigeraho. Fightinga, fata riske, gera mu butsinzi, gera ku kintu gikomeye cyane. Nibwo bazavuga ati dore sha umugabo nyamugabo, nibwo bazavuga ati dore sha umudamu ukomeye. Mu myaka yacu 20 hategura imyaka y'ahazaza yacu. Ahazaza adafite imyaka 20 y'umusore ukurikiza bino bintu, ubusanga ari ikibazo gikomeye cyane. Rero nkwifurije kugira ngo ukurikirane ibi bintu mu myaka ya 20, 25, 28, 29. Hatana, rwana, sevinga, iga, menya, budgetinga, fata riske, gerageza kujya kuri vision zawe, intego zawe, gerageza kuziharanira, kuzigeraho, niwemere gutsindwa. Murakoze cyane. Wowe utarakora subscribe rero nakwifuza kugira ngo ukore subscribe, ukane kuri subscribe, ntiwibagirwe gukora ku nzogera kugira ngo ikindi kiganiro cyangwa se ibindi bintu twegeranyije kugira ngo tubabwire nibiza ubone notification muri telefone yawe. Nurangiza ufungure kuri Naita Studio, ukurikire icyo kiganiro, ukurikire iyo video, ukurikire iyo content, maze ukomeze kuryoherwa n'ibiganiro bya Naita Studio. Ciao, turi kumwe n'ubutaha.